indirimbo tujye kuririmba ni collabo ya Zifu Media TV nka Isayi Nyirizina na Batista na Claudine. Okay. Oh, ndashima Imana, ndashima Imana ngo uzi muntu ni haleluya haleluya nzaramura mago komimazunga Yesu. Reka gushimire kandi guhikaze ukomeje gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye bitambuka hano kuri Zifu Media TV. Uyu munsi wa none rero nkuko mubibona turi kumwe n'abatumirwa. Ubushiteka turi kumwe n'umuramyi Batista. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuramyikazi Claudine. Reka nawe mwakanya adusuhuze atangire yibwira abakunzi ba Zifu Media TV amakuru yiwe. Ese Claudine ni muntu ki, asengera muri hetorero, aririmba muri hekorari? Claudine ni karibu kuri Zifu Media TV. Murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Mukeshimana Claudine. Nanjye nkunda kuramya no guhimbaza Imana. Kubera akazi nkora nta korari njya ndirimbamo, ariko ndi umukristo muri ADPR. Claudine rero uyu munsi wagize amahirwe yo guhura na Batista. Batista rero ni umuramyi, ni umuhanzi, ni umwanditsi w'indirimbo. Uyu munsi rero ndagira ngo mudufashe mutwinjize mu kanya ko kuramya Imana no guhimbaza Imana nk'abantu b'abakozi b'Imana. Uyu munsi ndagira ngo mudufashe kabisa. Batista ni karibu mwadufasha kutiyobora muri ako kanya ko kuramya Imana. Murakoze cyane. Tukunda kuramya no guhimbaza Imana. Twese dusengera muri ADPR. Nawe na Claudine numva arabibasha, arabikunda cyane. N'abandi barabizi, ariko hari umuntu nawe afite umutima w'ubushake n'urukundo. Rimwe ndamusanga ndabwira ko Claudine nako njye mbona twiririmba ntabwo yumfasha tukamenya twimbaza Imana. Icyo gihe ndabyibuka natangiye nirimbira ngo namantangara. Niko mwatangiye muri bibiri. Turirimba mu kantu tubizi neza. Nyine nuko byagenze. Ngaho rero Batista nimudufashe muse nabegerana muhuze nyine amajwi, muhuze ijwi nk'abantu mugiye kuririmba, sibyo? None muducishirizeho ako karirimbo kanama ntangara, abakunzi ba Zifu Media bumve koko uko sound yanyu uko mwama mutangara. Ni karibu rwose, ni karibu ku murimo w'Imana. Twagiye sasa. Nama ntangara iyo mubonye samurengeyo ko wambwiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose namanumva namanangara iyo mubonye samurengeyo ko wambwiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose namanumva. Mwumvise ko nanjye ngerageza? Mwumvise ko nanjye nabafashije? Nanjye ndagerageza. Ngaho rero ako kara gaciyeho. Reka rero mudufashe mutwinjize mu ndirimbo wenda yo kuramya Imana yo mu gitabo wenda mwumva iri kubashimisha muri iyi minsi, ibafasha wenda nanjye muze kumpa n'akanya mu nyemere nanjye nze kubafasha dufatikanye kuramya Imana muri iyo ndirimbo. Ikibazo ushobora kuza utayizi. Oya ndayizi. Batista ndayizi.
ndageragezaga Batista, nanjye ndi umukristo, nanjye ndi umukristo Batista, nsengera muri ADPR, nta ndirimbo mwaririmba nanjye ntazi, indirimbo zo mu gitabo nanjye ndazizi, ubwo rero nanjye ndayizi. Murakoze cyane. Tugiye kuririmba indirimbo ya 90, indirimbo z'agakiza, iravuga ngo ayimana y'ukuri neza kunyobora bacishe mu nzira gukora ibyo ushaka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo uririmbye unasengeyemo. Zifu Media TV ndabizi nawe uri umukristo. Nanjye ndabafasha rwose, nanjye ndagerageza. Ntabwo nabatererana rwose. Si ibya Mugabo na Claudine twese turirimba. Ubwo iyi ndirimbo tugiye kuririmba ni collabo ya Zifu Media TV nka Isayi Nyirizina na Batista na Claudine. Okay, bakunzi ba Zifu Media TV, nanjye mwumve ko uyu munsi nanjye njya mbasha kumenya kuririmba. Nubwo wenda mutari kumbona ariko nanjye ngiye kwifatikanya na Batista na Claudine. Turamye Imana. Batista ngaho tuyobore. Ayimana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami wanjye, mwami kubabona ntagufite birera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu. Mwami wanjye, mwami kubabona ntagufite birera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona n'ibi, kwizera Umwami no guhora ngendera mu nzira y'intunga. Nawe yemeye kugenda ndetse no kuyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro. Nawe yemeye kugenda ndetse no kuyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro. Urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru. Umukiza ntiyari, nanjye nkwiye kujya. Kandi umunsi nzaba ngezeyo, nzamuhimbaza n'ibyishimo, nzanezezwa nuko ariwe wanguze amaraso. Kandi umunsi nzaba ngezeyo, nzamuhimbaza n'ibyishimo,
cyose simbera konyibo ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucungu niringiye kuza mbona ingororano yanjye mw'ijuru sinzabona abanzi banjye nta nicyo nzabura mw'ijuru ry'amahoro ndashima Imana mvuze impundu ni haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu ndashima Imana mvuze impundu ni haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu ndashima Imana mvuze impundu ni haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Murakoze cyane ariko mumvise ko nanjye gerageza aho nanjye munsabira umugisha Imana imuhe umugisha murakoze cyane.